Yes, reka tubashime kandi tubasuze mwese mufata umwanya wanyu mukakomeza kugenda mwibanira natwe mu makuru abagiye atandukanye, mu makuru abari kugenda abera hirya no hino, amakuru abari kubera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Ni Kigali Top News kugezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru y'imyidagaduro abari kuvugwa hirya no hino. Uyu munsi rero Kigali Top News igiye kukugezaho inkuru y'umukobwa rwose mwagiye mumenya ndetse n'umusore mwakunze mutari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka tumanze tubasuhuze mwese murere mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'igihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba. Turagushuje nawe urere mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cya Uganda, Congo, Tanzania ndetse no muri Afrika mu rusange n'ahandi hose ku isi. Nkuko twakomeje kugenda tubikubwira rero tugiye kugezaho inkuru, ni inkuru y'umukobwa mwakunze mutari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umukobwa bita Ariel wayz. Ariel wayz akaba ari umukobwa w'umunyamuziki wa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari umukobwa uzi kuririmba cyane, akaba ari umukobwa waciye mu itsinda rya Symphony Band aho yaririmbagamo. Uyu mukobwa ni umukobwa mwiza cyane rwose hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu minsi mike mwagiye mwumva urukundo rwe n'umuhanzi Juno Kizigenza, babaje no kuza kuba batandukana. Nyuma yo gutandukana mwagiye mwimvira ibintu bigiye bitandukanye, mwagiye mwumva ibintu bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bibavugwaho hagati yabo, aho rwose umusore Juno Kizigenza yaze kurakazwa ndetse n'urukundo rwabo akaba yaraje gushyira hanze nimero z'uyu mukobwa zaje gutungwa n'abatari bakeya. Uyu munsi rero si icyo tugiye kubabwira, uyu munsi tugiye kubabwira kuki. Reka tubanze tubabwire gatoya no ku musore bita Rutambi. Ni umusore wari mu karere ka Musanze, akaba ari umusore wamenyekanye cyane bitewe n'amatuza se cyangwa n'uburyo aterura ibyuma biremereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero biravugwa yuko ni inkuru yamenyekanye rwose mu masaha atari menshi, ni nyuma y'amafoto agiye hanze ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni amafoto yagaragazaga ko aba bombi bari mu rukundo, aba bombi bari mu rukundo. Ni nyuma y'uko uyu mukobwa Ariel wayz atandukanye n'umusore Juno Kizigenza. Juno Kizigenza nawe rero yakomeje kugenda atangaza ko rwose ko yaba yanakwifuza kuba yasubirana n'uyu mukobwa aramutse ahinduye bimwe byatumye bagenda batandukana, nyuma y'uko yasohoye n'indirimbo akayita Urankunda ndetse akavugiramo rwose akavugiramo n'izina ry'uyu mukobwa, aho yavuze ati rwose wayz rero akaba ari we Ariel wayz, amazina akaba ari izina rye bwite. Uyu munsi rero nibwo rwose mu masaha makeya atambutse amafoto yagiye hanze ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho rwose uyu musore Rutambi yagaragaraga ari kumwe n'uyu muhanzi Ariel wayz. Ni nk'uko byagiye bijya hanze kuri Juno na Ariel wayz, nabo niko byagiye bitangira nubwo bamaraga gukora indirimbo bise Away. Uyu musore rero ni bita Rutambi yari ari kumwe n'uyu mukobwa Ariel wayz ahantu hatabasha kumenyekana neza, ubwo rwose banacurangaga. Ntacyo baratangaza kuri ibi ngibi, umusore Rutambi nta kintu aratangaza kuri aya mafoto, ndetse n'umukobwa Ariel wayz nawe nta kintu aratangaza kuri aya mafoto. Abatari bake rero bakomeje kugenda bibaza niba uyu musore cyangwa se uyu mukobwa baba bari mu rukundo nk'uko byagiye bigaragara kuri aya mafoto ko ari abantu bari bishimye. Benshi baravuze bati rwose twakwishimira ibi, abandi bati ubonye bogari nyuma yo gutandukana na Juno Kizigenza. Juno Kizigenza rero akaba rwose ari umusore muto, ariko uyu musore Rutambi akaba ari umusore rwose ufite igihagararo cyangwa se ufite amatuza, akaba ari amatuza yagiye akundwa n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.
Ibi rero nk'uko twababwiye byagiye hanze mu masaha makeya, ubwo amafoto rwose yatangira guciracara ku mbuga nkoranyambaga. Ariel wayz nta kintu aratangaza kuba rwose kuri aya mafoto, cyangwa se ngo tubwire niba byaba ari ibintu bisanzwe cyangwa se ari mu rukundo. Ari gusa abatari bake mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hano bagiye bakomeza gutangaza ko rwose ariko we abigaragaza, ati niko akunze kudutungura akagaragaza ko rwose ari mu rukundo n'umuntu. Ibi ngibi ngo niko byabaye ubwo rwose amafoto cyangwa video dutoya twajyaga hanze, ubwo rwose yari atangiye kujya mu rukundo n'umuhanzi Juno Kizigenza, baje kuba batandukana mu mezi makeya ashize. Abantu rero bagiye bavuga bati Ariel wayz rwose niba ari n'iby'ukuri cyangwa se uri mu rukundo n'uyu musore ntabwo waba uhisemo nabi, ati kuko uyu musore ntacyo atwaye, afite ubwiza, ati kandi yifuzwa n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Juno Kizigenza nawe nk'umu ex wa Ariel wayz nawe nta kintu yari yatangaza kuri ibi ngibi, natwe tukaba dutegereje ibintu aba bombi bari buze kuba batangaza, ndetse n'umusore Rutambi nawe nta kintu yari yatangaza kuri aya mafoto nk'uko muri kuyibonera rwose kuri screen zanyu. Nta kintu bari batangaza kuri ibi ngibi. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bikaba bitegereje ibyo aba bombi kibanza gushyira hanze, tukamenya niba ari ibisanzwe se cyangwa bari mu rukundo mu by'ukuri. Wowe rero uba ukomeje kugenda ukurikirana Kigali Top News, ikomeza kugenda ikugezaho amakuru abagiye atandukanye, amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino mu myidagaduro, amakuru y'abahanzi, amakuru ya politike, amakuru ya siporo, ndetse n'andi makuru abagiye atandukanye byacitse se, ndetse n'ibindi babigiye bitandukanye. Twagusezeranyije ko tutazahema kugenda tukugezaho aya makuru abagiye atandukanye. Niba rero ari ubwa mbere ubashe kuba wakurikirana Kigali Top News, tugukangurira kuba wakora subscribe, n'iryo jambo ritukura, ugakora kukazogera, ndetse buri gihe cyose ugiye ku rubuga rwa YouTube ukibonera amakuru agezweho utiriwe uvunika ujya kuyashaka, kuko notification ihita ikugeraho. Nawe rero wabashe kuba wakanda subscribe, turagushimiye cyane rwose, tugusezeranya cyangwa se tukwizeza ko nk'uko dukomeje kugenda tubikora tutazahema kugenda tukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino mu myidagaduro. Ngayo nguko rero ibya Ariel wayz ndetse n'umusore Rutambi. Ariel wayz rero icyo twabibutsaho ni umuhanzi umaze iminsi ari mu rukundo n'umusore rwose bita Juno Kizigenza, aho baje gutandukana. Amahirwe masa rero, ndetse ugire ishya n'ihirwe mu mirimo uba urimo igiye itandukanye, waba uherereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu Burundi, Tanzania, ndetse n'ahandi hose muri Afurika, n'ahandi hose ku isi muri rusange. Komeza kuryoherwa n'imirimo uba ugiye wibereyemo, ari nako ukurikirana amakuru aba agiye atandukanye, amakuru aba ari kubera ahantu hose ku isi, ariko uyakurikirana kuri Kigali Top News.